Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Ndabasuhuje cyane bakundwa bene data, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Dushimye Imana cyane nyiribihe ikomeje kubana natwe no kudufasha. Turayishimye kuko yabanye natwe ukwezi kwa karindwi tukaba tukurangije amahoro, tukaba dutangiye ukwezi kwa munani turi bazima. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Ibyo byose ni Imana Data wa twese ibikora. Umwe yaranditse aravuga ngo ibyo byavuye ku Uwiteka, ngo kandi nibitangaza mu maso yacu. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Dukomeje kuganira ku isengesho rya Data wa twese, nkuko twariganireho mu cyumweru gishize, n'ubu niryo dukomeje. Uyu munsi rero mu nkundire tuganira amagambo nahaye umutwe uvuga ngo mwene data nampemukira nzamubabarire ngeze kangahe. Mu nkundire rero dusome umurongo wa 12 wo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 6. Anditswe ngo duharire imyenda yacu nkuko natwe twahariye abari mu imyenda yacu. Dusome no mu bice 18 by'icyo gitabo, no kuvuga cya gitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo 18:21 tugeze kuri 22. Turaza gusimbuka dusome n'umurongo wa 35. 21 handitswe ngo nuko Petero aramwegera aramubaza ati databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe ngeze 7? Yesu aramusubiza ati sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Umurongo wa 35, na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mutima. Imana idufashe. Iri sengesho rya Data wa twese Yesu yigishije abigishwa be, yarababwiye ngo nimutangira muzajye mubanza guhesha Data icyubahiro, mujye mumushyira hejuru, muvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko bibaho mu ijuru. Ageze hepfo arababwira ngo noneho ubwo mumaze guhesha Data icyubahiro, kumushyira hejuru, aravuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ubwo Data twamaze kumushyira hejuru, yabaye Data, none tumusize hejuru, twemerewe gusaba ibyo kurya, twemerewe gusengera ibyifuzo. Iyo dusenga twemerewe kuza imbere ya Data tukamunihira iminiho, tukamuganyira amaganya, tukamubwira ibyo tumwifuzaho nk'umwana uri imbere ya papa, kuko Imana ari Data. Hanyuma uyu murongo rero wa 12 uratubwiye ngo uduharire imyenda yacu nkuko natwe twahariye abari mu imyenda yacu. Guharira ni ukubabarira. Imyenda ni amadene cyangwa se amakosa. Mu yandi magambo uyu murongo uravuga ngo utubabarire ibyaha byacu nkuko natwe twababariye abadukoreye ibyaha. Imana nidufashe, Imana nidushyigikire. Hano Yesu yashakaga kubwira abigishwa be ko no mu gihe basenga bagomba kujya basaba imbabazi, bakabwira se, bakabwira Data wo mu ijuru kugira ngo abababarire ibyaha. Natwe iyo dusenga rero dukwiye kubwira Data ngo Data utubabarire, cyane ko tuzi yuko Kristo yapfuye ku bwacu akamena amaraso kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Uyu murongo ariko twasomye umeze nk'urimo icyo dusabwa.
umeze nk'urimo kondisiyo, uravuga ngo utubabarire ibyaha byacu, uduharire imyenda yacu, ariko uyiduharire nk'uko natwe twahariye abayiturimo. Imana idufashe. Byigeze bikubaho waba uri gusengera isengesho, wagera kuri aka gace ka kabiri k'uyu murongo, umaze kuvuga ngo uduharire imyenda yacu, utubabarire ibyaha byacu, wagera kuri aka watangira kuvuga ngo nk'uko natwe twababariye abadukoreye ibyaha? Byigeze bikubaho wagera kuri kariya gace wajya kubivugwa ukumva umutima urakuriye, ukumva wakwicecekera kubera kuzi ko hari abo utababariye, kubera ko umutima ukuriye ukagutungira urutoki abo utababariye? Byigeze bikubaho? Cyangwa ujye uvuga isengesho mu mutwe gusa ukarisita comme une citation ntubitekerezeho? Ariko nagira ngo mbabwire ko yewe inshuro zirenze imwe byambayeho, nagera hariya najya kuvuga ngo umbabarire ibyaha, ngahita ntekereza kariya gace, ngahita nibuka, umutima nkumva urandiye. Twemerewe gusaba imbabazi, ariko harimo kondisiyo. Tubwira data ngo data utubabarire, ariko utubabarire nk'uko natwe twababariye abandi. Imana idufashe. Ijambo ryitwa kubabarira cyangwa igikorwa cyo kubabarira kiragoye, kirushya benshi, kandi ntabwo kirushya utarababariwe wenyine, ahubwo n'utarababariye kimubuza amahoro, kikamubuza umutekano. Nshuti yanjye, ni kangahe utasinziriye? Ni kangahe wabuze ibitotsi? Ni kangahe warwaye umutwe bitewe na mwene so waguhemukiye wanze kubabarira? Imana nikubashishe kubabarira, icyambere kugira ngo ubone amahoro yo mu mutima, icya kabiri kugira ngo data wa twese nawe akubabarire. Kuko ijambo riratubwiye ngo tubwire Imana ngo utubabarire ibyaha nkuko natwe tubabarira ababidukoreye. Imana nidufashe. Petero yegera Yesu aramubwira ngo data buja, mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe ngeze 7? Yesu aramubwira toya, ntabwo nakubwiye kugeza 7, ahubwo nakubwiye ngo ugeze 77. Ni ukuvuga 490. Inshuro 490 ngo aba arizo ubabarira mwene so. Bene data, umwaka wose ugizwe n'iminsi 365. Nubwo haba hari umuntu uza akagucumuraho buri munsi, umwaka wose ugashira, naho umwaka washira umuntu agucumuraho buri munsi, ukurikije ibyo Yesu yabwiye Petero, uzanarenzeho 365 harenge, urumva ko ikigereranyo yatanze iminsi 400, cyangwa yatanze inshuro 490. Imana nidufashe, Imana nitubashishe kubabarira, ntabwo byoroshye. Impamvu mvuga ko kubabarira bitoroshye nuko natwe kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu byasabye Yesu ko yitanga, byasabye igitambo ndetse kidasanzwe, igitambo kiri speciale, igitambo cy'amaraso, kandi amaraso atagira inenge y'umwana w'intama w'Imana. Kugira ngo tubabarirwe byasabye igitambo kimeze gutyo. Nukugira ngo bikwereke uburyo kubabarira atari ikintu cyoroshye, ariko ni ngombwa ko tubikora niba dushaka ko natwe Imana itubabarira. Sinzi niba iri jambo ryitwa kubabarira, ijambo ubwaryo kubabarira warigeze uritekerezaho? Ubundi iri jambo iyo urisesenguye, kubabarira umuntu ni ukuvuga ni ukubabara mu mwanya we. Urumva se byoroshye? Mwene se yaje akakubwira ati nyamuneka mbabarira, abakubwiye ngo babara mu mwanya wanjye, kugucumuraho byarambabaje, narababaye, nta mahoro mfite, sinsinzira, cyaha cyambujije amahoro, cyaha cyambujije gusinzira, nta mutekano mfite, none ndakwinginze babara mu mwanya wanjye maze umpe imbabazi. Kubera ko kubabarira biragusaba kwihangana, ya makosa yakugiriye, bwa buhemu yakugiriye ubyirengagize, biragusaba nawe kwitanga, ni nk'igitambo, nawe uri sacrifice ubabare mu mwanya we, ariko umubabarire. Icyambere biraguha amahoro, icya kabiri nawe bizatuma Imana ikubabarira kuko wababariye mwene so. Imana nidufashe.
Yesu yashatse kubisobanurira abigishwa be, abacira umugani, ababwira uburyo hari hariho umutware wari ufite umugaragu we, uwo mugaragu akaba muri mu mwenda munini cyane. Noneho aramubwira ati, wa mugaragu we, warahombye, ngomba kukugurisha wowe ubwawe n'abana n'umugore n'ibyo utunze byose kugira ngo unyishyure umwenda wanjye kuko ni munini. Undi aravuga ati, rwose mbabarira, ubu nyihanganiye, nzakwishyura, mbabarira. Yesu ngo amugirire imbabazi, maze ngo aramubwira ngo ndaguhariye n'umwenda, wihorere ntuzawunyishyure. Wa mugaragu ageze hanze akubitana na mwene se cyangwa undi muntu wari umuri mu mwenda muto cyane ugereranije n'uwo amaze kumubabarira, ngo ahita amufata mu ijosi, ngo aramubwira ngo nyishyure ibyanjye, nutanyishyura ndagushyira muri gereza. Hanyuma wundi mugaragu agenda abwira shebuja wabo, aravuga, tuzi ibyo wa mugaragu akoze, uzi uko abigenje. Arabimusobanurira. Shebuja ahita amuhamagaza, aramubwira ngo wa mugaragu mubiwe, ko nari nkubabariye byinshi, wowe ntabwo wari ukwiye kubabarira mwene so ukuri muri ya mwenda mutoya, nibagushyire muri gereza kugeza aho uzarangiza kunyishyurira umwenda wanjye wose undimo. Hasoza wa murongo wa 35 uvuga ngo ni Yesu wabivuze, aravuga ngo na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mutima. Imana niturengere. Nshuti zanjye, niba ntababarira, niba nawe utababarira, birashoboka yuko igihe cyose naba nanjye narasabye imbabazi, niba ntajya mbabarira, birashoboka ko igihe cyose nasabye Imana imbabazi nanjye itigeze imbabarira, kuko kondisiyo kugira ngo Imana imbabarire nuko nanjye mba nababariye abandi. Yesu yarababwiye abigishwa be, natwe turi hano niko atubwira, aratwihanangiriza ngo no mu gihe tugiye gutanga ituro tujye tubanza tubabarire. Aravuga ngo nimuhagarara musenga hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mubanze mumubabarire kugira ngo so wo mu ijuru nawe ababarire ibyaha byanyu. Imana itubabarira ari uko natwe twababariye abandi. Niyo mpamvu umurongo wa 14 n'uwa 15 muri ibi bice bitandatu twasomye by'ubutumwa bwanditswe na Matayo havuga ngo, kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so uwo mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Imana nidufashe. Mwene data nampemukira, nzamubabarira ngeze kangahe? Ukwiye kubabarira mwene so inshuro zingana n'izo wumva ukeneye ko Imana ikubabarira. Imana nigufashe, nanjye mfashe, itubashishe kubabarira bene data kugira ngo natwe tubone kubabarirwa kandi tubone amahoro yo mu mutima. Yesu nabashyigikire muri byose.